Okay, good. Reka mbahe ikaze muri iri somo rindi aho tugiye kureba advanced cyangwa se abstract adjectives. Mbere twabonye izo twita absolute adjectives, ahangaha tugiye kureba izo twita abstract adjectives ndetse no mu buryo buri advanced zishobora kuba zakoreshwamo. Ahangaha rero mu buryo zishobora gukoreshwamo mu buryo buri advanced cyangwa se twakwita advanced adjectives, ni iza advanced adjectives cyangwa se abstract adjectives ni adjectives zisobanura quality cyangwa se ireme ibintu bifite, rikaba ryasobanura ibitekerezo cyangwa rigasobanura mu buryo budasanzwe ikintu. Urugero aho gusobanura zikunze kuba zasobanura none ibitekerezo kurusha uko zasobanura ibintu bifatika. Urugero rero izi ngizi ziba ari ndende, ikindi ziri fomo kurusha uko zaba basic. Mu buryo buri fomo ni ukuba zikoreshwa mu buryo bwo kwiyubaha cyane. So ahangaha rero zifasha abanyeshuri mu kuba bakumva igitekerezo gishatse kuvuga uburyo kimeze, imyitwarire, ibyiyumvo ndetse n'amategeko. Yego. Ahangaha mu ngero tugira za advanced cyangwa abstract adjectives, niho dushobora gusangamo identifiable, understandable, applicable, predictable, acceptable, unavoidable, enjoyable, responsible, effective, reliable. Izo nizo zikoreshwa nka adjective. Izo rero zigakoreshwa mu buryo bwa advanced zishatse kumvikanisha igisobanuro, ibyiyumvo cyangwa se buri kintu gishobora kuba cyashyirwa mu bikorwa nk'amategeko n'ibindi, niho zikoreshwa. Cyo kwibaza rero izi adjectives, advanced adjectives zikorwa zite? Rero uburyo zibasha gukorwa mu buryo bwo kuzikora, ushobora gufata verb ukongeraho ijambo able. Ushobora gufata ijambo ukongeraho ijambo able. Ahangaha ushobora kubibona byihuse cyane. Urugero hano dufite nk'inshinga to identify, ni ukubona ikintu nyine ukabasha kukimenya. So ahangaho rero iyo tuvuze identifiable bivuze ko kirabonwa, gishobora kubonwa, gishobora kurebwa. Ubwo ufashe inshinga kenshi ukaba wakongeraho able, biba byoroshye kuko uvuze ko ishobora gukora ya nshinga. Urugero mvuze ngo it's applicable, bivuze ko bishobora gushyirwa mu bikorwa. Ushobora kuvuga ngo it's avoidable, bivuze kuvuga ko bishobora kwirindwa. Cyatse kuvuga urugero ngo it is comparable, bishobora kugereranywa. Ikindi kuyindi nshinga yene ushobora gukoresha, ndi kugereranya inshinga yene ushobora kugenda ukoreshaho. Urugero it is understandable, birumvikana, nuko nguko zishobora kuba zakoreshwa. Understandable. Ubundi buryo ushobora kugikoresha ni mu gihe dushobora gufata verb twongeraho able, okay? Urugero nkavuga ngo accessible, birashoboka. Accessible aho ushatse kuvuga ko bishobora kugerwaho cyangwa bishobora kwinjirwamo. Kugira accessible. It can be accessible, aho ngaho ushobora kuba yakoreshwa naho ushaka kuvuga ko ikintu gishoboka cyangwa gishobora kuba cyagerwaho. Aho ni ubundi buryo ushobora kuba yakorwamo. Ahandi naho dushobora gufata verb twongeraho if, aho ushobora kuvuga ngo it is active, it is attractive, kirakurura cyane, cyangwa se it is active. Izo attractive, active, to act ni ugukora. Noneho iyo tuvuze ngo kiri active, ubu kiba kiri mu kazi nyine gikora, ntabwo kiba cyari cyapa, kiba gikora kenshi. Iyo rero active nayo ni adjective. So ahangaha rero ni ukuvuga ngo kirimo kazi, kirahari, arakora cyangwa kirakora cyane, nyine kiri mu kazi. Tukagira verb iriho ing. Urugero nkavuga ngo enjoying. Na enjoying nayo ishobora kugaragaza nka adjective, ishobora gukora nka adjective, ariko mu gihe turi kuba twagaragaza yenda nka urugero kuri enjoying, turi kugaragaza ko gitanga ibyishimo. It's enjoying, birashimisha. Tukagira izina rero twongeyeho house, nabyo birashoboka. Danger ni nk'ikintu kibi, noneho nkaba navuga ngo akaga. Danger ari nk'akaga, noneho nashaka kuvuga ngo ni ikintu kibi cyane, nkaba navuga ngo it is dangerous. Ugasanga iyo ni adjective nkoze, ivuye mu izina
na ours. It is very dangerous. Birimo akaga, ni bibi cyane. Tukagira izina noneho twongeyeho full, nabyo birashoboka. Navuga ngo help ni umufasha, noneho navuga helpful, birafasha cyane, bifite akamaro kanini. Helpful niyo nayo ni adjective, nubwo buryo ndishobora gukorerwamo. Tukagira noun iriho less, urugero navuga ngo hopeless, nta byiringiro. Iyo uvuze hopeless uvuze ko ibyo byiringiro nyine bitariho. Iyo wakoreshejeho la full uvuze ko ibyo bintu byuzuye. Urugero uvuga hopeful, ariho dusanga n'iriya beautiful, dusanga mu bwiza kongeraho full, nyine ni mwiza cyane, yuzuye bwa bwiza. So rero twafashe izina twongeraho full, nuko biba bimeze. Noneho twongeyeho iyi less, turashatse kuvuga ikintu kitari hejuru, yego, nyine kitari uko nguko, turi guhakana. Is hopeless, ntabyo bizeye cyangwa nta cyizere, nta byiringiro. So naho dushobora no gufata adjective tukongeraho ly, ariko ibi ntabwo biri common, ntabwo bisanzwe kuba byakoreshwa, kuko akenshi iyo twafashe adjective tukongeraho ly, ibi ngibi bibyara adverb, ariko hari rimwe na rimwe bishobora kuba byabaho mu gihe ari nko ku izina, mu gihe dusobanura izina. Urugero nka kindly, kindly cyangwa friendly, mu buryo bushimishije cyangwa bunejeje, mu gihe tutari kuyikoresha dusobanura inshinga. Ko undi izi za adjective twongeyeho ly zihita zikora nka adverb, nitugera kuri adverb tuzabireba neza, bihita bikora nka adverb. Rero aha ngaha mu gihe twayikoresheje gutya twongeyeho ly, zibirikira adjective ariko mu gihe biri gusobanura izina. She is friendly, he is friendly, cyangwa he is kindly, ni umunyabuntu, ni inshuti. Yego, aho ngaho mu gihe biri gusobanura izina nibwo ishobora kuba yakoreshwa. Mu ngero dufite mu kinyarwanda dufite identifiable. The problem is easily identifiable. Ikibazo byoroshye kukibona, gishobora kumenyekana byoroshye. The problem is easily identifiable. Ikibazo gishobora kumenyekana byoroshye. Understandable. His explanation is understandable. Ibisobanuro cyiwe birumvikana. Is understandable. Izi nazo zishobora kugenda na intensifier nkuko bishaka kuvuga ngo very understandable, birumvikana cyane. Nabyo birashoboka gukoresha na intensifier. It is absolutely understandable, birumvikana cyane. Applicable. Rules are applicable to all students. Amategeko agomba gukurikizwa n'abanyeshuri bose. Rules are applicable to all students. Agomba kuba yashyirwa mu bikorwa n'abanyeshuri bose, Tukagira predictable, ni kuri verb to predict, yo guteganya. So the outcome was predictable. Igisubizo cyangwa ibyagomba kuvamo byari byitezwe, ibyavuye muri byo byari byitezwe. Ni ibintu byitezwe niyo dukoresha predictable. Tukagira acceptable, ni ikintu cyemewe. His behavior is acceptable, imyitwarire ye iremewe. Enjoyable, ni ikirori cyishimiwe. Okay, the party was enjoyable, ikirori cyari gishimishije. Unavoidable, ni ikintu udashobora kuba kwirinda, hari ingaruka zidashobora kwirindwa. Some risks are unavoidable. Responsible, ni igihe umuntu afite inshingano ku bintu byiwe, ku nshingano ze cyangwa ibintu agomba gukora. He is responsible for his actions, ashinzwe ibyo akora, afite inshingano ku byo akora. Nagira reliable ni ikintu wagenderaho cyangwa wakwishingikirizaho. This method is reliable, ubu buryo burizewe cyangwa se wabwishingikirizaho, nyine ni ikintu washingiraho. Urugero kuvuga ngo I'm not reliable, ubuvuze ko wowe utari umuntu wo kwishingikirizwaho, wo kurambirizwaho. Tukagira effective ni ukuvuga ngo uyu muti ukora neza, ni ikintu gikora neza. Effective ni ikintu kigira ingaruka nziza, gikora neza, kigira icyo kimara. Effective, this medicine is effective, uyu muti ufite ingaruka nziza. Cyangwa tukagira understandable, tugeze kuvuga instructions are understandable, ibisobanuro birumvikana nkuko nigeze kubikubwira hejuru. So ahangaha rero muri advanced adjectives dushobora gukoresha intensifiers nkuko nabikubwiye. Dushobora gukoresha very, extremely, absolutely. Rero navuga ngo absolutely applicable, igisubizo kirakwiye cyane. His highly, extremely understandable, igitekerezo cye kirumvikana cyane. Navuga ngo risk is very unavoidable, ingaruka zishobora kwirindwa cyane. Cyangwa se nkaba nakoresha absolute adjectives nka perfect, unique, unavoidable, prefer, absolutely, over very.
urugero nka perfect, unique na unavoidable zikoresha ya absolutely aho gukoresha very. Yego. So ku makosa atandukanye akunze gukorwa n'abantu aho dushobora gusanga wakoresheje adjectives iri advanced ariko mu buryo butari ubwa nyabwo. Urugero ugasanga wakoresheje solution understandable, ntabwo ari byo. The solution is understandable, igisubizo kirumvikana. Ubwo buryo bwiza bwo kuyikoreshamo. Ikindi ni ukwibagirwa gukoresha intensifiers iyo ikenewe. Urugero ukavuga ngo the task is understandable, umukoro urumvikana, gusa ariko bari biri mu buryo buri weak, yabirakoreka ariko biri mu buryo buri weak. Ushaka kugaragaza ko byumvikana cyane mu buryo buri ushaka emphasizing, bavuga ngo the task is absolutely understandable. The task is absolutely understandable. Umukoro urumvikana cyane. Tukagira confusing, let me see, confusing ukasanga bari kwitiranya aho dushyira able ndetse na able endings mu gukora inshinga, mu gukora zino adjectives. Urugero usanga agiye kwandika predictable akandika predictable, ntabwo ari predictable ni predictable. Kuri access no dushobora gukoresha accessible. Rero ukabasanga bari kubyitiranya, aho ngaho ugomba kubifata mu mutwe ukamenya uburyo bikoreshwa. So ahangaha rero kuri practice dufite ahangaha ushaka kugerageza, ushaka ko wuzuza izi blanks ahantu harimo ubusa, ukaba wavuga ngo the instructions are understandable, ukaba wavuga ngo amabwiriza arumvikana. His plan is applicable to everyone, umugambi we ushobora gukorwa na buri wese. Cyangwa se urumvikana kuri buri wese ushobora kuwubona akawumva. Some risks are unavoidable, risks zimwe ushobora kutirindwa. The outcome was predictable, wari witezwe, icyagomba kuvamo cyari kitezwe. The method is reliable, method yakwibandwa cyangwa yakwishingikirizwa mu kugira ibyo dukora, uburyo bwakwishingikirizwaho. So dushaka no sobanura zino nteruro ukazishyira mu cyongereza, ibisobanuro birumvikana, igitekerezo cye kirakwiye. Hari ingaruka zishobora kwirindwa byavuye muri byo byari byitezwe, ukagerageza kubishyira mu cyongereza. So ahangaha rero iyindi ni ubu buryo burizewe, nayo wayishyira mu cyongereza ukoresheje zira adjectives twabonye. Shaka rero gukora interuro zawe ukoresheje advanced adjectives zira advanced ndetse na intensifiers witoranyirije ushaka gukoresha, ukazandika interuro mu cyongereza no mu kinyarwanda. So icyo nakwibutsa nuko mu gihe turi gukora abstract adjectives cyangwa se advanced adjectives, dusobanura qualities, uburyo ikintu kimeze, ibitekerezo ndetse n'ibyo tubyumvamo, ntabwo tuyikoresha ku bintu bisanzwe, ni ibintu bifatika, ni ibintu by'ibitekerezo bidafatika. So inyinshi rero zikunze gukoreshwa dukoresha able, if, as, full na less. Ugomba gukoresha intensifiers mu kugaragaza igisobanuro cyayo kiri hejuru. Urugero nka very, extremely, absolutely zishobora gukoreshwa mu kugaragaza igisobanuro kiri hejuru. Noneho tukajya kuri absolute adjectives, ugomba kuba wazireba igihe zirimo. Urugero nka unavoidable nayo ni absolute adjective, perfect na unique. Buri gihe ni ukureba ko adjective yashyizwe imbere ya noun cyangwa se inyuma ya verb linking. So nizere ko wabyumvise neza, ubundi dusubire ubutaha mu isomo rikurikira twinjira mu mutima w'icyongereza, ariho twiga model ya gatanu twiga inshinga ari wo mutima w'icyongereza. Ibindi byo nizere ko wabyumvise neza kandi wabashije kumenya kubikoresha, watangira ukitoza kugira ngo ubashe kubishyira mu bikorwa kandi ubashe kugenda ubikoresha. So nizere ko isomo mwarishimye, ryabaye ryiza. Niba ryabaye ryiza wabyumvise, nta kibazo. Ufite ikibazo wanyandikira kuri WhatsApp tukagusobanurira, ukabasha kubyumva neza, ugasobanukirwa, ukamenya uburyo watangira kuvuga icyongereza neza nta kibazo ufite. Aho wagize imbogamizi twagufasha gusobanukirwa. So murakoze, usubire muri iri somo. Bye bye.